Reka tugusuhuze kandi tukwifuriza ibihe byiza, wowe usanzwe ukunda kandi ugakurikira ibiganiro by'ubuzima buramya Imana TV. Tuguhaye ikaze aho uherereye hose mu ntara zigize igihugu cy'u Rwanda. Dushimye Imana yatuzigamye, tukaba tugarutse muri uyu mwanya wo gusangira ijambo ry'Imana turi bazima. Imana ishimwe. Yego, reka rero mbere na mbere duhe ikaze umutumirwa wacu Patric. Tuguhaye ikaze. Yes, murakoze cyane. Amakuru y'iminsi mwari mumeze mute? Amakuru ni meza, ndamahoro, turashima Imana. Amen. Tumerewe neza rwose. Yego, tuguhaye ikaze nanone. Murakoze cyane rwose, nanjye nishimiye kongera kugaruka. Amen. Yes. Imana iguhe umugisha. Amen. Reka tumaze dusenga Imana nk'ibisanzwe, hanyuma nitumara gusenga wamaze kwibwira abantu, turagaruka utwinjiza mu ijambo ry'Imana waduteguriye uyu munsi. Amen. Rero tubahaye ikaze mwese kugira ngo muze tubane kumvira ijambo Imana yadutekereye. Reka tumaze dusenga Imana. Yego. Uwiteka Mana yacu, Mana nziza, Mana nyir'ibihe, tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye, tugushimiye ko wabanye natwe, ukaba uduhaye kongera kuboneka muri uyu mwanya turi bazima. Izina ryawe nirihimbazwe. Duciye bugufi utweze utunganye, tubabarire aho tutakiranutse hose. Ubwiza bwawe bumurike ku maso yacu. Reka Mwuka Wera adufashe, adushoboze, kandi reka umuntu wese uzakurikirana iki kiganiro, reka iri jambo ryawe rizamufashe abohorwe naryo. Rizabikomeza abari bacitse. Ubane natwe ukadushoboza, ushyigikire umukozi wawe, maze ubwiza bwawe bube kuri we kandi igitinyiro cyawe kibe kuri we, kugira ngo muri uyu mwanya umunyuremo maze uhembure ubugingo bwacu. Dushimiye ko uri bubane natwe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe rwose. Murakoze cyane. Amazina yanjye n'ubundi ni Tuyizere Patric. Nkuko mwari mubizi cyangwa se byari bisanzwe, ndagarutse mu mwanya w'ijambo ry'Imana, aho tugiye kurebana ijambo ry'Imana Imana yanshyize ku mutima muri iyi minsi itambutse, ndetse byabaye ngombwa ko uyu munsi ari ryo tuganiraho. Ni ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'ibyo ku ngoma, ibice 20, umurongo wa 22. Turasoma amasomo abiri. Turasoma igice cya mbere, turaza gusanga mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, ibice 20, umurongo wa 22, aho handitswe ngo batangiye kuririmba no guhimbaza Uwiteka, ashyiraho abo gucira igico Abamoni n'Abamowabu n'abo ku musozi Seyiri bari bateye i Buyuda, baraneshwa. Imana iduhire kandi dufashe mu izina rya Yesu. Hanyuma irindi jambo turayisanga mu Isezerano Rishya, aho turi buze gusanga mu rwandiko rwanditswe na Yakobo, ibice 5, umurongo wa 13. Urwandiko rwanditswe na Yakobo, ibice 5, umurongo wa 13. Urwandiko rwanditswe na Yakobo, ibice 5, umurongo wa 13. Hari amagambo meza avuga ngo, mbese muri mwe hariho ubabaye, nasenge; hariho unezerewe, naririmbire Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri ijambo nahaye insanganyamatsiko ivuga ngo Imana ikwicire Abamowabu Imana ikwicira Abamowabu n'Abamoni. Ibyakuzengereje, aho utagiriye intsinzi uzahabonera intsinzi kubw'intwaro yo kuririmba. Bwa mbere nza twarebeye hamwe intwaro yo gusenga, ariko ubu tugiye kurebera indi ntwaro yo kuririmba cyangwa se kuramya no guhimbaza Uwiteka, icyo bitanga n'icyo bimara muri uru rugendo rwa gikristo. Turatangira ijambo ry'Imana twifashishwa ku mateka amwe yaranze umugabo bita Yehoshafati, uboneka muri iki gitabo, aho umugabo bita Yehoshafati yabaye n'umwe mu bami babaye Buyuda muri Yerusalemu.
ni umwe mu bami bakoraga ibishimwa n'Uwiteka iminsi yose, ni umwe mu bami bakoze ibishimwa n'Uwiteka, bagerageje kubaha Uwiteka mu buryo bwose, bagerageje kugenda nk'uko imbaraga zabo ze zingana. Ni umwe mu bami bishimiwe cyane ubwo bari bari ku ngoma, ni umwe mu bami bakunzwe n'Abayuda cyane, ni umwe mu bami bakoze ibidasanzwe. Uyu mwami Yehoshafati rero afite ishyaka ryo gushaka Imana, afite umutima wo gushaka Imana. Amateka atubwira ko papa we yari Asa, n'umundi nawe n'umwami wayoboye Isiraheli. Papa yari Asa, hanyuma mama yitwaga Azuba mwene Shuruhi. Yagiye ku butegetsi amaze imyaka 35 avutse. Ubutegetsi abumaraho imyaka 25, bivuze ngo yamaze ku butegetsi imyaka 60. Ariko ni umwami wakoze ibintu bidasanzwe kubwo gushaka Uwiteka ndetse akamwiyegurira. Ni umwami dusanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 20 guhera ku murongo wa 19 gukomeza kugeza kuri 22, aho hari inkuru ze n'ibyo yagiye akora. Imana ishimwe cyane. Rero insanganyamatsiko teme nshaka ko tugaruka uyu munsi ni ukwica Abamowabu n'Abamoni. Ni ibyakubujije uburyo, ni ibyakubujije amahirwe Imana igomba kwica, ariko ukoresheje intwaro yo kuramya no guhimbaza, kuko twaje gusobanukirwa nahishuriye ko harimo imbaraga zikomeye zibasha gutsinda, zibasha kunyaga, zibasha gukuraho imigambi y'umwanzi, umuntu w'Imana akabasha gutsinda mu izina rya Yesu. Igihe kimwe rero umwami Yehoshafati yarabyutse ari mu gitondo, umwe mu bantu yayoboraga bamuzanira amakuru atari meza, bamuzanira amakuru atanejeje habe na gato. Imana ikurinde inkuru itari nziza mu gitondo. We musore nawe mukobwa, we mupapa nawe mu mama, Imana ibarinde inkuru itari nziza mu gitondo. Mubyutswe muzaniye n'umuntu wari we wese, Imana ibahe kunesha kandi ibahe ubutsinzi mu izina rya Yesu. Yakiriye amakuru bamubwira ko atewe n'ingabo zivuye Siriya, atewe n'Abamowabu n'Abameroyimu. Zari ingabo nyinshi cyane, ukurikije n'ingabo Isirayeli yari ifite, ntago byari ibintu byagombaga kujya no mu ntambara, nta nubwo urugamba rwari kuba, ariko kubera ubutsinzi, kubera imbaraga z'Imana, Imana yabahaye kunesha, Imana yabahaye gutsinda mu izina rya Yesu. Hanyuma abyuka mu gitondo yakira amakuru atari meza azaniwe n'uwo muturage, amubwira ngo ndi kubona utewe n'Abamoni n'Abamowabu, baje mu gihugu cyawe, baje kukwangiza, baje kukurangiza, gira icyo ukora. Mu by'ukuri yaricaye aravuga ngo nta bundi buryo, nta handi hantu, nta zindi nzira. Agira n'ubwoba, Bibiliya itubwira ngo yagize ubwoba cyane, arataka cyane. Nta handi hari inzira, nta handi hari uburyo, nta handi hari kuboneka ubutsinzi uretse muri Kristo, uretse mu Imana ihimbazwe. Niwe yari kubonera ubutsinzi, nari kubonera gutsinda, akabasha gutsinda urugamba mu izina rya Yesu. Imana rero yamugiriye neza, aricara nk'umwami. Ndakunze uyu mwami cyane, yari afite ubwenge, yari afite muri we ubushishozi no kubanza kumenya amakuru. Burya iyo twasenze tumenya amakuru, iyo twasenze Yesu atugirira neza, iyo twasenze Umwuka Wera araza akaduha amakuru, tukabasha kumenya ibizaba mu gihe kiri imbere. Nicyo turusha abandi, ngo icyo Abayuda barusha abandi ngo barusha mu buryo bwose, ariko kimwe mu byo barusha ngo barusha ibyasezeranijwe. Bivuze rero uyu mwami yaricaye, abona nta zindi nzira, abona ntago yatsinda uru rugamba, abona ingabo afite ntago zabasha gutsinda Abamowabu n'Abamoni. Ntabwo ubwo bushobozi yari abufite, ntabwo izo mbaraga yari azifite, ntabwo ubwo bubasha yari abufite. Icyo Abayuda barusha abandi, nta handi dushaka, ntabwo tujya mu bapfumu, ntabwo twisunga abakomeye, ntabwo twitabaza abafite intwaro zikomeye, ahubwo twebwe icyo turusha abandi, tujya ku mavi tugasenga, Imana ikatugirira neza. Imana ishimwe cyane. Yaravuze ngo nta bundi buryo bundi mfite gukoresha uretse gusanga Uwiteka, uretse gusenga. Maze ategeka ngo Abayuda, Bibiliya itubwira ngo yategetse Abayuda bose ngo gusenga no kwiriza ubusa. Imana ishimwe. Burya nta bundi buryo bujya bufasha umukristo, nta bundi buryo ufasha umukristo, nta bundi buryo ufasha umugenzi wese uri mu ijuru uretse gusenga no kwiriza ubusa. Kimwe mu bintu bikuza umukristo wese, kimwe mu bintu bitanga iterambere ku mukristo ni ugusenga no kwiriza ubusa. Ugasenga, ugafata ibihe byiza byo gusenga, niho umukristo akurira, niho umuntu amenyera amakuru. Iyo wasenze, iyo wirije ubusa, wakira amakuru avuye mu bwami bw'Imana, ukamenya icyo Imana iguteganyiriza imbere, ukamenya amakuru y'ibyo Imana igushakaho, ukumva icyo Uwiteka agushakaho, ukagendera mu bushake bw'Imana. Nyamara ngo yabwiye Abayuda ngo basenge
bamwe baniyiriza ubusa, biyiriza ubusa amasengesho, barasenga ngo maze bateraniye mu iteraniro Imana ihimbazwe. Buryo twasenze tumenya amakuru, iyo twasenze Imana iraduhishurira, iyo twasenze twakira ubuzima, iyo twasenze duhindurirwa amateka n'ubuzima, Imana ikatugirira neza. Imana ishimwe cyane. Ngo bari mu iteraniro, ngo bavuye ngo mu misozi hirya no hino, bavuye mu misozi hirya no hino, bamwe bava mu mujyi wa Kigali, abandi bava mu burasirazuba, abandi mu burengerazuba, abandi bava mu majyepfo no mu majyaruguru, bose ngo baraza bahurira hamwe, ngo barasenga mu iteraniro, ngo mu rusengero bose bazanye umwiki no gutabaza Uwiteka. Imana ihimbazwe. Ngo maze umwami Yehoshafati ajya imbere y'Uwiteka. N'ujya gusenga jya ubanza wibutse Uwiteka ibyo yagukoreye mu gihe cyahashize, bizajya bimutera ishyaka ryo gukora ibisigaye. Ngo maze Yehoshafati ajya imbere y'Uwiteka aramutakambira, aramubwira ngo Uwiteka we si wahaye igihugu cyacu basekuruza bacu ba Isaka na Aburahamu na Yakobo, ese si we wafashije Abisiraheli kwambuka inyanja itukura bakava mu gihugu cy'Egiputa bakajya i Kanani? None se mwami Imana, imirimo wakoze ibi ngibi nibyo byakunanira? Maze ngo abanza yibutsa Uwiteka imirimo yabakoreye. Imana ishimwe cyane. Iyo tugiye gusenga Imana, iyo tugiye gusaba Imana iyo tugiye gusenga, tubanza kwinginga Uwiteka, tukabanza tugashima, tukibuka imirimo yadukoreye. Iyo dufite ibihamya by'ibyo yadukoreye, bitwemeza yuko n'ibisigaye bizakoreka. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe cyane. Maze bari mu iteraniro, Imana ndagushimye, bari mu iteraniro barimo barasenga. Imana ihimbazwe. Ngo bari mu iteraniro barimo barasenga, umuhanuzi w'Uwiteka bita Hayaziyeli yuzura umwuka wera. Ijambo ry'Imana ryambwiye ngo umwuka wera muzaho cyane, umwuka w'Imana muzaho cyane, umwuka w'Imana muzaho cyane. Aramubwira ngo bwira iteraniro. Imana ihimbazwe. Imana ishimwe. Buryo twasenze twakira ibisubizo, iyo twasenze twakira amakuru, Imana ikaduha ubutsinzi, Imana ikaduha ubutsinzi no mu ntambara. Na hamwe dufite ubwoba, hamwe tubona ko byarangiye, hamwe tubona ko nta buryo, hari uburyo Imana ijya iseruka, hari uburyo Imana ijya yitamurura, hari uburyo Imana ijya ibigenza. Imana ijya ibikora bigasobanuka, bigahabwa ishusho, bigahabwa uburyo. Imana ihimbazwe. Maze uwo muhanuzi umwuka w'Imana ngamuzaho, abwira Yehoshafati n'Abisiraheli bose n'Abayuda bari muri urwo rusengero, arababwira ngo mwumve uko Uwiteka avuze, ngo nimwumve uko Uwiteka avugana namwe, ngo iyi ntambara ngo ntabwo muzakenera kuyirwana, ngo kuko ndi Uwiteka ngiye kubereka agakiza kanjye, ngo iyi ntambara nzayibaneshereza, ngo uru rugamba rwo nta n'icumu rizakenerwa, nta n'umuheto uzakenerwa, nta n'ikindi gikoresho kijyanwa ku rugamba kizakenerwa, ahubwo ngo mugiye kubona agakiza k'Uwiteka, mugiye kubona Uwiteka mu bintu byanyu, mugiye kubona Uwiteka mu kazi kanyu, mugiye kubona Uwiteka mu mashuri yanyu, mugiye kubona Uwiteka mu burwayi bwanyu, mugiye kubona Uwiteka mu bukene bwanyu. Imana ihimbazwe. Iyo dusenze Imana iduha amakuru, iyo dusenze Imana ituba bugufi, maze ikatubwira ngo bana banjye muhumure, maze amakuru yabahaye gutsinda urugamba. Imana ihimbazwe. Imana ishimwe cyane. Amakuru yabahaye gutsinda urugamba. Uwo muhanuzi umwuka w'Imana amujeho, ahumuriza abari muri iryo teraniro, maze barakomera mu rugendo, maze bagira ibyiringiro, maze bumva ko nta bwoba urugamba bari buze kurutsinda, kubera ko Imana ibahaye isezerano. Irababwira ngo mwege ejo muzazinduke, muzamuke ku musozi, ngo maze mwireme intego, murebe icyo Uwiteka njyewe nzabakorera, kuko ndi Imana ya Isiraheli, kuko ndi Imana ishoboye byose, ndi Imana ibasha kurwana intambara, ndi Imana ikura abashomeri, ndi Imana ikura abantu mu bushomeri, ndi Imana ikiza uburwayi bw'abantu, ndi Imana ihindura amateka, ndi Imana itanga ubwenge, ndi Imana itanga ubuzima, ndi Imana itanga kubaho, ndi Imana ishoboye byose, njyewe ntakinanira. Imana yabatsindiye urugamba, Imana yarabarwaniriye, Imana yabagiriye neza, kubera ko basenze, kubera ko bayaboje Imana inzira, kubera ko barwanye urugamba, kubera ko babaye bugufi bw'Imana, kubera ko babaye bugufi bw'Imana. Nawe ndagusengeye, musabiye ku Mana imbaraga, Imana iguha imbaraga. Jya ubanza usenge, jya ubanza uririmbe, jya ubanza uramye, usingize Uwiteka, maze urebe iby'igukorera. Imana ihimbazwe cyane. Maze Abayuda bagira ihumure, bagira kunesha mu mitima yabo. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo batangiye kuririmba. Imana ihimbazwe. Batangiye kuririmba. Yewe musore we utangiye kuririmba, yewe mukobwa we utangiye kuririmba, utangiye kwegera Imana, utangiye gusenga, utangiye guhindura amateka, wegereye Imana. Gira ishyaka ryo kwegera Imana, gira ishyaka ryo gutunga Imana, gira ishyaka ryo gushaka Imana. Uyu mugabo Yehoshafati namwigiyeho ibintu byinshi, namwigiyeho ko yabanje gushaka Imana,
y'Imana. Nyuma y'intambara ntabwo tugomba kwirwanirira, ntacyo turi cyo, turi abantu, twambaye umubiri, turi abanyantege nke, dushobora no gucogora, dushobora no gucika intege, ariko abikomeje ku musaraba, abikomeje kuri Kristo, abamenye Imana yabo bazakomera, niko ijambo ry'Imana ritubwira. ngo kandi handitswe ngo Uwiteka azaba, Uwiteka azabe, Uwiteka azabe. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. ngo maze bazamuka ku musozi, ngo barebye mu kibaya, ngo batangiye kuririmba no kuramya no guhimbaza. ubu ngubu hari ibintu bizajya byikora kubera ko twasenze, hari ibintu bizajya byikora kuko twahimbaje, hari ibintu bizajya byikora kuko twaramye. Imana ihimbaze. iyo twaramye Imana, umwanya wo kuramya no guhimbaza ubamo imbaraga zikomeye cyane. hari ibintu bikorekeramo, hari ibintu byemera, hari ibintu biremeka kubera waramije no guhimbaza. biba mu buzima, ni bumwe mu buryo bwashyizweho bwo kujya dusabana n'Imana, ni bumwe mu buryo bwashyizweho bwo kujya dusabana n'Imana, tukabana n'Imana, tukaganira n'Imana, gusenga no kuririmba. Imana ishimwe cyane. tujya turamya duhimbaze, dusenga iyi Imana izatugirira neza, dusenga iyi Imana izaturwanirira. mu izina rya Yesu izakora ibikomeye, kubera ko twamenye ishobora byose, twamenye isumba byose. Mose yarayibajije, arabwira ngo mbese Farawo nambaza ngo urinde, mubwire ngo urinde, mubwire ngo urinde. Imana iramubwira ngo genda umubwire ngo ndiho. Imana ishimwe. ngo natabyemera, umubwire ngo ndishobora byose, ngo ndisumba byose. Imana ihimbazwe cyane. turasenga tukabona amakuru, turasenga tugatsinda. ngo maze ngo bazamuka ku musozi, aho bari bagiye kureba urugamba, bagiye kureba abaje kubatera, bagiye kureba abaje kubangiza, bagiye kureba abaje kubacamo ibice. ariko Imana ibera amaso abana bayo, Imana ibera amaso abana bayo, Imana ibera amaso abayikunda. abo bazakomera, abo bazaba badasanzwe muri iki gihe cya none. ubwo umwijima urushijeho kuba mwinshi, niwegera Imana ugasenga, ugayoboza Imana inzira, ugasenga ukwiriza ubusa, ugatakambira Imana, izahishura iby'ukuri, izahishura amabanga, izahishura ibyahishwe. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe cyane. maze basenze Imana ibakoresha iby'ubutwari, maze basenze Uwiteka bakoresha ibyo bidasanzwe. ngo bazamuka ku musozi, ngo maze barebye hasi, ngo batangiye kuramya no guhimbaza, batangiye kuramya no guhimbaza. iyo tubikora ari ibintu bipfa, iyo tubikora ari ibintu byangirika, imbaraga z'umwijima zirasenyuka. iyo tubikora tubikunze, hagira ibisenyuka, ibiduhiga cyane, inkomoko y'aho dukomoka, byinshi bidukurikiranye. imyuka mibi yose y'umwijima irahunga iyo duhimbaje Imana, iyo turirimbye, iyo turamye, tukaramya Uwiteka tubikunze, tugasenga. Imana itugirira neza kandi ikaduhishurira ibizaba mu gihe kiri imbere. yabahaye amakuru, ibaha ubutsinzi. Imana ihimbazwe cyane. ngo maze bazamutse ku musozi, batangiye kuririmba. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Bibiliya yarambwiye ngo batangiye kuririmba, ngo Uwiteka arabwiye ngo mwe mujye muririmba ngo kuko ngira neza, kuko Uwiteka agira neza, kuko imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose. mwebwe mujye muvuga ngo Uwiteka arera, Uwiteka we uri uwera, bakazamura icyubahiro bavuga ngo Uwiteka we uri uwera. Imana ihimbazwe cyane. Uwiteka we uri uwera. nzi neza ko ushoboye byose, nzi neza nta gukiranirwa ugira, nzi neza ko wera kandi ugakiranuka. Mwami Imana akira amashimwe. ngo bararamya, bashyiraho abacuranzi, bashyiraho abacuranga piano, bashyiraho abacuranga gitari, bashyiraho abacuranga sembare, maze bararamya, maze abayuda barahimbaza, maze ngo batangiye guhimbaza. ngo Uwiteka yica igico. Imana ishimwe. Uwiteka yica abanzi babo, yica abari baje kubagota, yica abari baje kubagirira neza. nyamara ntabwo ubushobozi bari bafite bwari kubemerera gutsinda uru rugamba. ariko hari ibyo tujya dutsinda kubera twasenze, hari ibyo tujya dutsinda kubera twahamagaye Imana, hari ibyo tujya dutsinda kubera twinginze yera, hari ibyo tujya dutsinda kubera ubushobozi bw'Imana. Imana ihimbazwe, Imana ishimwe. ngo maze Uwiteka, uko baririmba ngo Uwiteka uri mwiza, imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. uko baririmba ngo Uwiteka urera, ngo rero uragakiranuka, ngo nagukiranuka kukugaragaho na kumwe. ngo Imana ikagikubita Abamowabu n'Abamoni 1000, ikongera ikakubita hasi Abamowabu n'Abamoni 800, kongera kubita hasi Abamowabu n'Abamoni 500, kugeza bose babaye intumbi, kugeza bose bishwe, kugeza bose barangiye. izina ry'Imana rirakomeye, izina ry'Imana ritanga ubuzima, izina ry'Imana ritanga gukomera. nyamara nubwo umuntu ateshuka, umuntu akagira ubwoba kuko yambaye umubiri, Yehoshafati ngo yagize ubwoba, aratakambira Uwiteka. Uwiteka muha icyo agomba gukora, aramubwira ngo musenge ubusa, mwiyirize ubusa,
musenge nibwo muzabona gutabarwa ngo kuvuye Siyoni. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Ngo maze abayuda bose ngo barabyina, ngo bakata umuziki babyinira Uwiteka, baramutambira. Nawe nujya uri mu nzu y'Imana, jya ubyinira Imana ari ibintu bikoreka, jya ubyinira Imana ari ibintu biremeka, jya ubyinira Imana ari ibintu bisobanuka, jya ubyinira Imana ari ibintu igenda ikica tutarebesha amaso y'umubiri. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana iduha intsinzi, Imana iduha intsinzi mu kazi, Imana iduha intsinzi mu ishuri, Imana ibashe kuduha intsinzi, ibyo tubamo byose tubashe kuba beza, tubashe kuvana mu butsinzi mu izina rya Yesu. Imana ikomeze twiyereke kubw'imbaraga, kubw'ubushobozi bwa Kristo twabashije kumenya. Imana ishimwe cyane. Maze abayuda ngo batsinda urugamba. Amateka agaragaza yuko ni rwo rugamba rwatsinzwe, ni rwo rugamba rwa mbere rwonyine rwatsinzwe hatifashishijwe icumu, isasu cyangwa se bombe n'indi ntwaro iyo ari yo yose, habe n'umuheto. Ni rwo rugamba. Imana ishimwe cyane. Ngo niyo ntambara yonyine yatsinzwe hakoreshejwe intwaro yo kuramya no guhimbaza. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ngo maze bica maze bica Abamoni, bica n'Abamowabu. Uwiteka arabisha, ngo azamura Yoshafati ku munara n'Abayuda. Imana ishimwe. Buryo Uwiteka yakoze n'ibintu atwereka ibimenyetso, yadukoreye ibintu byiza atwereka n'ibimenyetso by'ibyiza. Imana ishimwe cyane. Icyamu uyu munsi igakwicira ibyakuzengereje, icyamu uyu munsi igahindura amateka ku buzima bwawe, icyamu uyu munsi nawe ugatangira kubona intsinzi. Dore bije kugutera ni byinshi, ariko gira ubwenge uyoboze Imana inzira, gira ubwenge usenge, gira ubwenge umenye icyo gukora. Mu gihe nyacyo Yesu azagutabara, Yesu azaguha intsinzi. Intambara urwana uzayiboneramo intsinzi, kubera ko wisunze Imana, kubera ko wisunze Kristo. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Maze urugamba bararutsinda, ngo maze baraserebura, ngo maze basanga bose babaye imirambo, ngo bazamuka hejuru ku musozi, ngo bajye kwitegereza ibyabaye mu kibaya, ibyo Uwiteka yakoze. Ubundi twebwe ntabwo tugomba kurwana, abamenye Imana yabo bazakomera. Ntabwo tugomba kurwanya, twebwe dufite uturwanirira, twebwe dufite utuneshereza. No mu bihe bikomeye, no mu bihe by'amage, no mu bihe bikomeye cyane, no mu bihe by'intambara, dufite uturwanirira. Ahubwo mwisunge umubwire ibyawe, umuhe ibyawe, ntumuhishe. Ni karuhura. Hari uwavuze ngo ni karuhura. Uwiteka ni karuhura ku buzima bwacu. Uwiteka arari kugira ngo akurengere. Nawe niba utaramwakira, mwakire none, maze urebe ibyo ahindura. Ibyakuzengereje ntabwo bizongera kukuzengereja. Niwakira Kristo azaguha ubutsinzi, azaguha ibendera ry'ubutsinzi, maze ubashe gutsinda, maze ubashe gukomera, maze ubashe kwitwa udasanzwe muri iki gihe cya none, aho umwijima uje kuba mwinshi. Imana izaguha ubutsinzi, ikuneshereza Abamowabu, ikuneshereza Abamoni, maze guha ubutsinzi mu izina rya Yesu. Imana rero yagize neza, Imana yarakomeye, Imana irakomeye, Imana yaratabaye ku rugamba, yaraserutse kubera ko ari intwari. Maze ifasha Abayuda baratsinda. Ngo bamaze iminsi 3 ngo banyaga, ngo ibyo bari bafite, kuko bari bafite ifeza n'izahabu, ngo banyaga ibyo bari bafite abo Bamoni, kuko ngo biriye batunda. Ngo iminsi 3 yose irashira, ngo maze ku munsi wa 4 ngo bajya ku kibaya cyitwa Bereka, ngo kugeza n'ubu cyitwa Beraka. Icyo kibaya ngo bagishimiyeho Uwiteka, ngo bamubwira ngo Uwiteka we ngo uri mwiza, ngo Uwiteka we uri mwiza kandi ugira neza, Uwiteka we tuzi neza ko ushoboye byose, ndetse ko nta n'ikibasha kuyogoya imigambi yawe. Ati yewe uvuga n'ikintu ukagisohoza. Aturi Imana ishoboye byose, uri Imana ihambaye. Uwiteka najya gukorera ikintu, nujya usenga, nujya ugira ubwoba ukayoboza Imana, Imana ikaguha ibisubizo, Imana ikaguha inzira y'ibyo ugomba gukora, maze wabikora ukabona ubutsinzi. Jya wibuka kuza gushima Imana, jya wibuka kuza kunezeza Imana, uyishimisha umutima unyuzwe, kuko Bibiliya tubwira ngo bazanye amakondera n'inanga na nobel, maze ngo bacurangire Uwiteka, maze ngo bashimire Uwiteka mu nanga, ngo maze bashimire Uwiteka bakubita umuziki, ngo barawukata, barabyina cyane. Burya no kubyina ni ikintu cyiza. Hari ibintu bikorekeramo iyo wizeye Kristo, iyo ufite kwizera muri wowe. Yesu niwe abwigisha we, arababwira ngo basi mwagize ukwizera,
ndetse kungana nk'akabuto ka sinapi, kandi ubwo muzabasha gutegeka ibintu mukabwira n'umusozi ukabasha kuvaho. Mwongere kwizera maze murebe ibyo Uwiteka azabagirira. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe, Imana iduhe kugira umutima wo gushaka izina ryayo, ndetse nitunagotwa, ndetse niducikana intege tugacogora, Imana itugirire neza, Imana iturwanirire. Twasomye irindi jambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rwanditswe na Yakobo ibice 5 umurongo, Imana ihimbazwe, ibice 5 umurongo wa 13 aravuga ngo mbese muri mwe harimo ubabaye? Niba harimo ubabaye hagati muri mwe, niba muri mwebwe mu basore, niba mu bakobwa no mu mama, niba mu basaza n'abacecuru, niba abavyeyi n'abapapa harimo ubabaye, ngo nasenge. Ngo mbese muri mwe niba harimo ngo unezerewe, ngo naririmbire Uwiteka. Uwiteka ni mwiza cyane, Uwiteka ashoboye byose, Uwiteka arahambaye, uri unezerewe, ngo naririmbire Uwiteka. Mujye muririmbira Uwiteka, mujye muramya Uwiteka, mujye mumusingiza, mujye mumushima. Inkuru ngiye gusorezaho, ndi kugana ku musozo, inkuru ngiye gusorezaho ni ya Hezekiya, umwami w'Abisiraheli, umwami w'Abayuda. Yesaya ngo yagize amuzanira amakuru amubwira ngo tegura umuryango wawe, utegure n'ibyawe byose, kubera yuko igihe kigeze, umwanya urageze, igihe kirashyitse, aho ugiye gutaha, aho ugiye kurangiza urugendo. Nubwo urwaye ariko ntabwo uzakira, ndabikubwiye, ndi umuhanuzi w'Uwiteka mwene Amosi, ndagusezeranya, ndakubwiye ngo Uwiteka arambwiye ngo ntabwo uzakira, ugiye gutanga, ugiye gutanga. Ariko Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Bibiliya tubwira ngo maze Hezekiya ngo yegera ivure. Imana ishimwe, ngajya ivure. Burya twagiye mu ivure tubona ubuzima, twagiye mu ivure hagira abadayimoni bapfa, twagiye mu ivure Uwiteka burizamo imigambi y'umwanzi, tubona ubuzima, tubona kwiga, tubona uburyo, tubona imbaraga, tubasha kubona agakiza. Imana ihimbazwe. Mu ivure niho tubona ibisubizo, mu ivure ni ugushaka Imana, mu ivure ni hahandi dutakambira Uwiteka, mu ivure ni hamwe twiherera tugasenga izina ry'Imana, tugasenga ushobora byose, tugasenga uhambaye. Ngo maze yaragiye mumurikira imirimo myiza. Yewe mukobwa we, yewe musore we, jya ugira imirimo myiza ushobora kujya wiratana Uwiteka, ku buryo uyibwira Uwiteka kumva koko hari ikintu wakoze. Jya ugira imirimo myiza, kubera ko nayo izaduherekeza muri iyi si turimo, izaduherekeza ndetse ifite umumaro ukomeye, ifite n'agaciro gakomeye. Jya ugira imirimo, kubera ko izaguherekeza. Ngo maze adakambira Uwiteka, abwira Uwiteka we, mwami Imana, nagerageje kugendera mu mategeko yawe, nagerageje gukora ibishimwa n'amaso yawe iminsi yose, nagerageje kukubaha, nagerageje kugaburira abakene. Imana ihimbazwe. Nagerageje kwambika abakene, nagerageje gusura imfungwa, nagerageje gutabara buri umwe wese wari ubabaye, nagerageje kugendera mu mategeko y'ijambo ryawe, nagerageje kukubaha uko nshoboye nk'umuntu. Ariko mwami Imana, ntabwo iki gihe koko, ntabwo uyu mwanya ari uwo kunyura, ntabwo uyu mwanya ari uwo gutanga, ntabwo uyu mwanya ari uwo gutaha. Hari imirimo dukora Uwiteka akayandika ahantu, ku buryo niyo tuyimwibukije ibasha kurema ibintu bikomeye. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana ishimwe kari umurengezi wacu, Imana ishimwe kizirikana, Imana ishimwe kitegeye gutwi umukiranutsi wese uyitakira wese, kugira ngo imwumve, yumve gusenga kwe, yumve ubutabazi, yumve ijwi ry'umukiranutsi. Yewe muhungu we, yewe musore we, yumve ijwi ryawe maze gutabara kurengere mu gihe gikwiriye. Imana izakugirire neza. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Maze Hezekiya atakambira Uwiteka. Nitujya tumara gusenga, tujya twituriza, tugereza amakuru yishoboye byose. Uwiteka aracyafite abantu, Uwiteka aracyafite abahanuzi b'ukuri, Uwiteka aracyafite abantu yagutumaho, naho yagusura akakuganiriza mu nzozi. Uwiteka afite inzira zirenze 1000, afite inzira, afite uburyo. We ntiyigeze ananirwa, ukuboko kwe ntikwaheze ngo ananirwe gukora. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Uwiteka atubera amaso ku manywa, Uwiteka atubera amaso nijoro, Uwiteka atubera amaso mu mugoroba, iteka ibihe n'ibihe atubera umutsinzi, kandi atubera ushobora byose. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Ngo maze Yesaya, ngo ijwi ry'Uwiteka rigaruka kuri Yesaya bwa kabiri, riramubwira ngo genda
genda ndategetse, genda ndategetse, ndi Uwiteka Imana ya Isiraheli, ndategetse, subirayo, Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, subirayo ubwira umugaragu wanjye, subirayo ubwira umwami Hezekiya, umubwire ngo kubwo gutaka kwawe. Imana ishimwe. Burya turasenga tukakira ibisubizo, turasenga Uwiteka akatwumva. Upfa kuba wirinda icyaha, ukagenda ukiranuka, ukagenda uri umwana wubaha Imana, ukagenda uri umusore wubaha Imana, ukagenda uri umubyeyi wubaha Imana, Uwiteka najya yirengagiza ngo gusenga k'umukiranutsi. Imana irumva amasengesho ikayabika ahantu, maze igasubiza mu gihe gikwiriye. Ku isaha yawe yageze, wakira ibisubizo, ukakira ibivuye ahera mu gihugu cyiza cyo mu ijuru. Maze Yesaya asubirayo, nyuma yo kumva ijwi ry'Uwiteka rimubwira ngo genda ubwire umugaragu wanjye, genda ubwire Hezekiya, umubwire ngo numvishe gusenga kwawe, numvishe unakira mwana wanjye, nanjye ngarutse nk'Imana, ngarutse kukurengera, ngarutse kukurwanirira, ngarutse kukongera imyaka yo kubaho. Imana ishimwe. Amwongera ngo imyaka 15, niko Bibiliya itubwira, yongerwa imyaka 15 yo kubaho, maze atahana ubutsinzi, maze atahana ibendera ry'ubutsinzi. Hezekiya wari ugiye gupfa, wari kubura ubuzima, yongerwa imyaka 15 yo kubaho. Imana ishimwe kitubera amaso, ikatubera Imana mu byago no mu makuba, ikatwereka ko ishoboye byose kandi hambaye. Nimwakire neza ijambo ry'Imana, Yesu yamaye. Ariko Yesu yambwiye ngo Uwiteka agiye kukurwanirira, agiye kunesha abamowabu n'abamowabukazi, agiye kuza mu byawe rwose aguhe ihendera ry'ubutsinzi. Wizerere muri iri jambo, uzabona ibikomeye. Imana iguhe intsinzi kandi kurengere. Ndumva twabasengera, ndumva twasenga tugasengera buri wese wagira umugisha wo gutega amatwi ijambo ry'Imana ndetse unadukurikiye, tukamusengera mu izina rya Yesu, mu bubasha twahawe n'Imana, tugasenga tukabaturiraho ubutsinzi mu byo turimo. Imana ikabasha kubiyereka mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, tugushimiye kuri mwiza kandi ushoboye byose, tugushimiye kuhambaye, tugushimiye kuvuga bikaba ugategeka bigakomera, tugushimiye ko ari ubasha gutsinda urugamba, tugushimiye ko ari ubasha gutsinda urugamba. Mu izina rya Yesu turagushimiye, duhagaze mu butwari no mu bushobozi bwawe, duhagaze mu maraso ya Yesu Kristo, twatuye ubutsinzi ku bantu bawe, twatuye ubutsinzi kuri wewe wese ukurikira ijambo. Mwami, rimubere imfatizo, rimubere iry'impinduka, rimubere umutsima utunga ubugingo. Mu izina rya Yesu, abari bacogoye, abari bananiwe urugendo, ubasubirize intege mu bugingo, uturwanirire Mwami. Umwijima ni mwinshi Data, turi kurwana na byinshi, umwijima ni mwinshi cyane, ariko bakumenye ngo bazakomera, ngo bazi izina ryawe bazakomera. Uhereye none twishyize mu maraso yawe, turakwiyeguriye Mwami. Twe twakumenye dukomereze mu buntu bwawe, abatarakumenye baye kukumenya Mwami. Mu izina rya Yesu utanga agakiza ku batarakumenya, mu izina rya Yesu Kristo ubutumwa bwawe bwamamare hirya no hino Mwami, kandi ubu bwo guhindura, ubu bw'impinduka Mwami, ubashe guhindura buri umwe wese, ubashe kugaragaza impinduka mu izina rya Yesu. Ubwo wafashijeho Shafati ukamuha intsinzi n'Abayuda, ukabarwanirira Mwami, ukabatsindira Abamowabu mu izina rya Yesu n'Abamoni, nanjye ndategetse kugira ngo Mwami Imana uduhe ubutsinzi mu mashuri, abadafite akazi ubahe ubutsinzi mu izina rya Yesu, abarwayi ubahe ubutsinzi, abarwayi ubatse ubutsinzi, abatarakumenya bakumenye Mwami, utanga ubutsinzi, ibendera ry'ubutsinzi ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Reka utwemerere udushoboze, reka utwemerere uturwanirire. Ni wowe twisunze, ni nawe buhungiro bwacu, utubwiye ko ari ibyo ugiye gutsinda. Reka ubutsinzi bwawe uhereye none bugaragare, kuko yari yarasenze avuga ngo uyu munsi yimenyekane ko ari wowe Uwiteka ari we Mana. Mwami, turasenze kugira ngo bimenyekane ko Uwiteka ari wowe Mana. Witamurure Mwami, uhereye none udutsindire ibyadutsindaga, udukubitagurire ibyadukubitaga, uturwanirire
uduha ubutsinzi mu byo dukora, uduha ubutsinzi mu mibereho, uduha ubutsinzi mu mikorere yacu, uduha ubutsinzi mu masomo, uduha ubutsinzi mu byo tubamo byose. Mwami, agakiza katuryohere, uduhe gukizwa neza, uduhe imbaraga zawe, maze Mwami Imana dusobanukiye ko kuramya no guhimbaza haberamo ibintu bikomeye. Ndagusabye kugira ngo Mwami ujye uduha kubiha agaciro, ndetse ubwo tuzajya tubikora Mwami, uhereye none umuntu wese uri bwumva iki kintu, uri bwumva iri jambo ryawe, uri bwumva ubutumwa bwawe bwiza, afata icyemezo ajya abona ubutsinzi muri uwo mwanya wo kuramya no guhimbaza. Kuko Yakobo yarabyanditse aravuga ngo ubabaye nasenge, ariko uri unezerewe ngo naririmbire Uwiteka. Uwiteka we, duhe kugushima iminsi yose. Urakoze kuri mwiza, urakoze kuturwaniriye, urakoze ko ari ibyo ukoze kandi ari ibyo uremye ku buzima bwacu. Turagushimiye kuri umutabazi, turagushimiye kuri ndiho, tugushimiye ko ushoboye byose. Ngaho nesha ibyatuneshaga, ngaho duha imbaraga, reka tukwiyegurire, reka tuguhe imitima yacu, uyibere umuyobozi kandi ubere umugenga, kubera ko ushoboye byose kandi uhambaye. Natuye ubutsinzi kuri umwe wese akurikira ijambo, mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Ubuzima buramya Imana TV. Ubu tuvugana mpagaze hafi neza y'amahumbezi y'ikiyaga cya Kivu, Banyakarongi, ndetse namwe mutembera muvuye mu nce zitandukanye muza muri uyu mujyi wa Kibuye. Ese waba ukeneye keke nziza, iza anniversary, iz'ubukwe, iza blood shower, cyangwa se ukaba uzikeneye bigutunguye, hamagara Joshua Bakers, arazihorana. Ku bindi bisobanuro hamagara 078 7 432 7. Joshua Bakers, we are always here for you.